yazanye n'ikintu cyo kwita ku basitari cyane, ngira ngo muri iyi minsi murabizi ko nk'umuntu witwa Knowless ndetse na Keremage cyane cyane abantu bo muri Kina Music, ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi yagiye abagenera ibintu byinshi harimo nongeye kuguha ikaze wowe udahwema ko dukurikirana umunsi ku munsi hano ku Gato Media TV. Nkakubwira ni nimba utarakanda subscribe ukande like utere na comment tubwire ikintu twakongeramo. Hano none mbazaniye umusitari agiye kubagezaho amakuru meza yizewe, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, murabizi cyane nibahizi arizi nk'ibisanzwe, ngira ngo nkunda kubazanira ibintu byiza byinshi, noneho ibyo mbazaniye umunsi nagahozo cyane. Ngira ngo rero muri bimwe mbazaniye, ngira ngo murabizi ko hari agashye kamaze iminsi kariho, ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi tuvuye mu amatora yagenze neza cyane, twatoye perezida dufitiye icyizere ariwe perezida Paul Kagame. Ngira ngo ni umuntu wagiye abaha icyizere cyane, yagiye abagaragariza imigabo n'imigambi, kandi yahereye kuri byinshi yagiye akora muri iki gihugu byinshi cyane murabizi. Ngira ngo yagiye abereka ibijyanye n'imihanda, amavuriro, amashuri, ibintu byose. Ngira ngo noneho rero muri iyi minsi murabizi neza yuko noneho yazanye n'ikintu cyo kwita ku basitari cyane. Ngira ngo muri iyi minsi murabizi ko nk'umuntu witwa Knowless ndetse na Keremage cyane abantu bo muri Kina Music, ngira ngo murabizi ko muri iyi minsi yagiye abagenera ibintu byinshi, harimo kubaha inka, harimo kubaha icyizere gikomeye cyane cy'ibintu byinshi agiye kuzabagezaho cyane muri iyi myaka ya manda ye, ku buryo iyi manda ngira ngo hari izaba irimo agashya gakomeye cyane karimo ibintu byinshi kandi bifitiye icyizere abantu babahanzi cyane, ndetse atibagiwe n'abaturage, kuko mwumvishe ko abaturage nabo abitayeho nta n'umwe yasize inyuma. Ngira ngo rero kubw'ibyo turashaka kurebera hamwe ubuzima bw'aba bantu n'igituma abantu benshi bashobora kwerekezwaho umutima bakitabwaho cyane, ndetse kugeza naho nyiricyubahiro nawe abareba akabamenya akabitaho. Ngira ngo natwe tubirebe kugira ngo natwe igihe kinini tujye tugira ishyaka ryo kugira ngo natwe tugere ku cyizere cyo kugira ngo natwe tugere ahantu umukuru w'igihugu natwe tugirire icyizere. Ngira ngo rero kubw'ibyo murabizi ko twagiye twumva ibigwi by'abasitari benshi barimo, ndetse na ba Bruce Melody ngira ngo murabizi yagiye amuherekeza cyane ahantu henshi yagiye ajya kwiyamamariza. Ngira ngo ibyo murabizi cyane kundusha. Ni rero biriya mushobora namwe kureba impamvu yatumye aba bose bagirirwa icyizere kugezaho bizerwa na perezida wa Repubulika, akabahitamo akavuga ati uyu muntu aho ngiye hose sinshobora kumusiga. Kubw'ibyo rero ngira ngo ni ibintu bihambaye cyane, na ndetse reka twigarukire ku bijyanye no kwiyamamaza kwa perezida wa Repubulika, ndetse tugere no ku gutorwa kwe. Ngira ngo abaperezida bari batatu biyamamazaga, hari uwitwaga Philippe n'undi witwaga Habineza, ndetse hari na perezida usanzweho tuzi ariwe perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ngira ngo rero mwarabibonye cyane mu kwiyamamaza ukuntu byagiye bigenda. Ngira ngo ntawakwirirwa ashyiraho komantere ndende, ariko ntitwabura kuvugaho bikeya cyane tugiye tureba ukuntu Excellence yagiye yiyamamaza ahantu henshi hatandukanye. Mwagiye mubona abantu bagiye baterana uko banganaga, bari ibihumbi n'ibihumbi, ibihumbagiza pe, ku buryo nta muntu n'umwe wari kuvuga ko hari ahandi yakwerekeza amahirwe cyangwa icyizere. Amahirwe menshi, amahirwe yose twayabonaga kuri perezida Paul Kagame, ari nawe ubungubu watsinze amatora, ari ubungubu uyobora igihugu nk'ibisanzwe. Ngira ngo rero byaragashya cyane ku buryo mbese nta wareka kubivugaho, kuko ubaye utabivuzeho byaba bimeze nkaho nta kintu wigeze ubona mu buzima. Ngira ngo rero muri iyi myaka tugiye kubona ikubiyemo manda ye agiye kuyobora, ngira ngo dufite icyizere noneho cy'ibikorwa rusange bigiye kwiyongera ku byari bisanzwe.
ngira ngo n'ubundi n'ibyari bisanzwe, ni ibikorwa bihambaye, ni ibikorwa byavugaho kenshi, ndetse murabizi nge nzi neza atangira no kuyobora igihugu avuga ngo igihugu cyacu agiye kukigira nk'umujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ntago ngewe nari nzi neza uwo mujyi ukuntu umeze, ariko ngira ngo aho bigeze ubu ngubu turagenda tubona isura itwereka ibijyanye n'uwo mujyi yashoboraga kutubwira. Ngira ngo rero kugeza ubu ngubu yatubwiye yuko yaduhaye icyizere yuko noneho ibikorwa bigiye kwiyongera cyane, noneho akatwereka iterambere rihambaye. Ngira ngo mwese dufatanyirije hamwe kubitegereza cyane, kandi ntago ari ibintu dushidikanyaho, dusanzwe tubifitiye icyizere. Ariko ndagira ngo dufatanye turebe no ku bundi buzima tuba turimo bwa buri munsi, turebe n'uburyo tubugendamo, turebe ubufatanye tugira, turebe imibanire tubigiramo, turebe noneho koko niba tugiye gufatanya kuzamura iki gihugu cyacu nk'uko biri, kuko murabizi neza Perezida wa Repubulika atugenera imigabo n'imigambi. Ibyo ngibyo tukagira uburyo natwe tubyitwaramo. Ndagira ngo rero turebe niba hari uburyo noneho koko tugiye gufatanya nawe kugira ngo tubashe gukorera igihugu cyacu, kandi tugikorera ibikorwa kuko bigumya kugiteza imbere, ku buryo tureba ko nta kintu na kimwe gishobora gusubiza igihugu cyacu inyuma. Rero kubw'ibyo ngira ngo turareba ku mibanire y'abantu n'abandi. Ese twahoze tuvuga iby'abasitari mu kanya, ese iby'abasitari n'abantu basanzwe biboneka bite? Ngira ngo namwe muraza gutanga ibitekerezo ku byo ngiye kuvuga, mutwereke neza uburyo abasitari bacu, abantu bacu bamwe tuzi ko bateye imbere, imyifatire bagira muri ubu buzima. Turebe noneho abo bantu bacu bashoboye kuba bifashije, abantu bacu bashobora kuba batunze, turebe ukuntu bafatanya n'abadatunze kugira ngo twese tujyane mu buzima, noneho tubashe gufatanya twese dufite imbaraga zo gukorera igihugu. Ngira ngo hari ikibazo kimaze igihe kivugwa, ndetse igihe kitari gitoya, hagati y'abakire n'abakene. Bivugwa akenshi yuko abakire badakunda abakene, ndetse usanga nta n'ubuvugizi kenshi bukorwa kugira ngo aba bakene biyumvemo abatunzi cyangwa se abakire muri rusange, bumve ko bari kumwe neza. Kuko abenshi ubu ngubu no muri iki gihe bavuga ko bakoreshwa uburetwa. Iyo ngiye kureba nanjye inshuro nyinshi, nkareba nkurikije n'ibyo abantu benshi bakunda kuvuga, wenda mpereye nko ku bwubatsi buriho muri iyi minsi, murabibona ko abantu barubaka mu masite menshi. Muri ayo masite menshi rero bigaragara yuko bagerageza gufasha benshi mu buzima bujyanye n'imibereho, babaha akazi, ariko usanga bataka, ndetse ugasanga benshi nta n'ikintu bibamariye kuba bafata amafaranga bahabwa n'abo bagwizatunga babahereza, kuko ngo babakoresha mbese akazi kameze nk'uburetwa. Niko usanga bavuga, kuko usanga amasaha nk'uko yagenwe na leta mu kazi, uburyo bw'imikorere n'imikoranire, usanga ibintu bitagenda neza, kuko umukozi avuga ko akora kuva mu gitondo saa 12 atari n'amasaha yashyizweho na leta nk'uko bivugwa, noneho kandi akongera akarangiza nyuma y'amasaha y'akazi. Ibyo bintu rero bibaye ariko biri, byaba bibabaje cyane, byaba bigaragara yuko nta rukundo na ruke ruzigera ruboneka hagati y'umukire n'umukene. Kandi tubona ko mu ngeri nyinshi tuzareba ko iyo hatariho urukundo hagati y'abantu bakwiriye kugirana ubufatanye bitewe n'ubushobozi baba bafite, tubona yuko ibyo bintu bitajya bibyara umusaruro na gato. Inshuro nyinshi tuzareba abubatsi ngo iyo batabanye neza, urugo rwabo ntirushobora kuzamuka. Ariko abantu babiri bashobora kubana ari abakene, ariko kubera ko bafitanye ubwumvikane, bashyikirana mu bintu byose, bagashyira hamwe ibitekerezo byabo n'ibikorwa byabo, ubuzima bwabo barabuzamura bukazamuka, kandi ku buryo bufatika cyane. Ngira ngo rero natwe nicyo kintu dusabwa muri iyi minsi, kugira ngo tubashe kugira ubufatanye ku buryo bushimishije,
kugira ngo tubashe kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu, kugira ngo igihugu cyacu kigire iterambere rifatika kandi iterambere rigera kuri buri wese. Dufashe abadashoboye kwifasha, tubakure mu bwigunge, dore ko iyo umuntu adashoboye kugira icyo yifasha kandi akabona ko nta n'icyo azifasha, iyo atabonye umuntu umufasha agira ubwihebe kuko ari mu bwigunge, bigatuma uyu muntu ashobora kuva mu buzima vuba. Rero ariko nubwo mbivuga ntabwo nzi ko bizoroha, kuko njya mbona ingero nyinshi zituma ibintu bidashobora koroha. Aho ujya kubona ukabona abantu benshi bitwa ko bakomeye, harimo abantu bakizwa no kwibutwa abandi, ugasanga nabo uko bajyana muri ubwo bufatanye mu kwiba, nabo ubwabo barahindukira bagasubiranamo. Rero nkibaza ngo uzafasha undi ninde? Ese iyo turebye mu buzima, abantu bakenera gufasha abandi cyangwa se bakenera no kubafasha bakagira n'ababaca intege ni bande, kugira ngo turebere hamwe uburyo twagenda tugarura icyizere hagati y'abo bantu bose. Ngira ngo rero jewe uri hano uyu munsi, ibi mvuze ndimo ndagenda mbivuga nko mu ncamake, tuzabigarukaho cyane mu buryo burambuye. Ndagira ngo dufatanyirize hamwe gukusanya ibitekerezo, ariko nk'uko mwabisabwe ndagira ngo mujye mutera inkunga kino kiganiro, mukora subscribe, mukora share, mukora comment, ndetse gukora share no gusangiza abandi ibiganiro byacu, hanyuma tugakuramo ibitekerezo dushobora gutanga kugira ngo ikiganiro kigende kizamuka. Gukora subscribe no gukora kuri kariya kantu k'akazogera mubona, kugira ngo ibiganiro dutanga niba bibaryoheye, niba mukeneye kubyumva, ibiganiro bijye birushaho kubageraho vuba cyane. Hari ikindi rero, ikindi bita gukora like. Murabona kariya kantu, hari ahantu uzabona intoki ebyiri, urutoki rumwe rucuramye n'urundi ruhagaze. Ukora kuri ruriya rutoki ruhagaze kugira ngo bigaragare yuko ikiganiro cyarushaho kukunyura, kandi ukaba ukiganira ukanashima n'abantu barimo gukora icyo kiganiro. Rero mudufashe mubikore, dore rwose kubikora nta kintu bisaba, icyo bisaba ni ubushake gusa. Kandi mukore n'icyo bita subscribe. Ibintu byahariye kuri bino biganiro byo kuri social media ni ibintu byoroshye cyane. Usanga abantu bagira ngo ni ibintu bikaze cyane, ariko nta n'igikaze kirimo. Ni ibintu bisaba ubushake gusa, kugira ngo nugira ubushake ubikore, kandi bizashimisha cyane umuntu ushobora kuba akora ibiganiro cyangwa se akora n'ibindi bintu, kugira ngo abone yuko ababikorera nabo kuko bibashimisha kandi bamuri inyuma. Rero kubw'ibyo ngira ngo iki kiganiro nkinyuzemo mu ncamake, ariko murumva ko kirimo ibiganiro rusange dushobora kureba kandi byubaka, bifite akamaro. Ndagira ngo nk'ubu ngubu iyo tuvuga ibintu byinshi, tujya tureba uburyo abantu twaremwe n'Imana, ariko abantu benshi ukabona badashaka kumvira Imana. Niyo mpamvu rero tuba turimo kureba, nitumara kureba ibi bintu byose bituma abantu benshi badahuza muri ubu buzima, tuzagera tubone yuko n'Imana yaturemye dushobora kuba tuyisiga inyuma, nyamara bitari ngombwa, ariho ubuzima bwacu bushingiye. Ibyo rero tuzabimenya tumenya ko bagenzi bacu nabo ari abantu bakwiriye imibereho. Twabonye ko gushaka ibintu tubishaka igihe turi abantu, ibintu ntabwo ari byo bidushaka, ariko usanga abantu benshi barimo kuyoborwa n'ibyo batunze, kuko akenshi iyo umuntu akiri umukene aba yumvikana na mugenzi we, ariko yamara gutunga amafaranga, yamara kubaka inzu nziza, yamara kugura imodoka, na wa mugenzi we mwavugaga rumwe mwanahurira mu nzira, ugasanga ntushaka kumurebesha ijisho, na ndetse wasanga rimwe na rimwe ashobora kuba ari umuntu usa n'ukubangamiye, kuko ubona ko azagumya kugukurikirana kuvugisha, ukumva anamusyonyora ukamukandagira akava mu buzima. Rero reka tumenye yuko tudategekwa n'ibyo dutunze, ahubwo ibyo dutunze tubitegeka, akaba ari twe tubiyobora, bizadufasha no kugira imibanire myiza muri ubu buzima. Rero ngira ngo muzamfashe kugira ngo tugumye gukurikirana kino kiganiro,
kandi tuzakibonamo ibintu byinshi, tuzakibonamo ibiyobya abantu aho bituruka rimwe na rimwe nabwo bishingira ku mafaranga, ariko amafaranga tugasanga neza tumaze kujijuka tukamenya icyo amafaranga akora kiba gitandukanye nuko twifata, icyo amafaranga akora gitandukanye nuko twitwara. Ntago amafaranga twayarenganya ngo tuvuge ngo amafaranga niyo adutegeka kwitwara nabi, ahubwo iyo tumaze kubona amafaranga ahinduye byinshi mu buzima bwacu usanga twazamuye isumbwe, kandi tuzareba ko iri sumbwe tuzamura inshuro nyinshi ryagiye rigusha abantu benshi mu kaga, ryagiye rigusha abantu benshi mu ngorane, rimwe bakisanga ahantu hatari heza. Ngira ngo tuzareba mu mateka y'abantu benshi batandukanye, tuzareba mu mateka y'abantu basanzwe, turebe mu mateka y'abantu Bibiliya igenda itubwira rimwe na rimwe ku bakunda gusoma kiriya gitabo, turebe mu mateka y'abantu benshi bagiye baba abafilozofe ndetse bagiye batanga ibitekerezo byinshi. Tuzabona nk'abitwa ba Sokarate, tubone n'abandi bantu bagiye baba abahanga. Sokarate impamvu muvuzeho cyane, muvuzeho nzakomeza no kumuvugaho, Sokarate yari umuntu udasanzwe. Sokarate yari umuntu no mu gihugu cyabo bayobeye ukuntu uwo muntu ateye, ndetse n'isi yose yaramumenye kubera imiterere y'ukuntu yari ateye. Kandi Sokarate ngiye maze kumenya amwe ku mateka ye, nabonye yari umugabo uteye neza, kandi yari umugabo n'Imana yashoboraga kwemera, kuko ibyo yakoraga byinshi byari birimo bwa buryo navuze bwo gufatanya n'abantu, yirengagije yuko afite ububasha n'ubushobozi burenze cyane, ko ari byo bintu bibase benshi cyane muri iki gihe cya none. Ngira ngo rero mwanyemerera tukaba ducumbikiye kino kiganiro hano, tukazongera gukomerezaho ubutaha tureba byinshi cyane noneho biri muri ubu buzima. Tuzareba ndetse n'uburyo abantu benshi bagenda bazamurwa n'ibindi bintu bimwe bitandukanye, ndetse akenshi wowe utekereje neza utashyiramo imbaraga zawe z'ibitekerezo ngo ukunde ubigereho, kugira ngo ukunde utunge amafaranga, cyane ko uba wishoye mu rupfu, rimwe na rimwe ukazanapfa ubushobozi bwawe washakaga kugeraho nta kintu bukumari. Ngira ngo rero tubaye dushoreje hano, ubundi muzajye mudukurikirana cyane, tuzakuramo byinshi, kandi namwe mujye mutegura ibitekerezo kugira ngo mufatanye natwe. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.